ndabaramukije kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ikaze mu kiganiro nabateguriye, ikiganiro kibanda cyane cyane ku mateka n'imibereho y'abarasta. Iki kiganiro nagiteguye mu rwego rwo gutera inkunga ingabo mu bitugu abavandimwe banjye, cyane cyane abanyamakuru bagerageje gusobanura imibereho y'abarasta n'amateka yabo kugira ngo bumvikanishe cyangwa se basiganuze bishingiye ku magambo cyangwa inyigisho za bamwe mu bakorera amadini mu gihugu cyacu. By'umwihariko nagira ngo nsuhuze abarasta bagenzi banjye kandi mbakomeza, cyane cyane abatakiriye neza ibyabavuzweho bidashimishije. Amagambo yabavuzweho twagombye kuyakira nk'urugamba turiho, kuko kuba umurasta ni urugamba. Uko niko n'abakristo ba mbere byabagendekeye. Ndavuga abemeraga Imana, abakurikiraga Yesu by'ukuri, bararwanijwe. N'umurasta rero kurwanwa ndumva nta gitangaza kirimo, ahubwo kwemera kurwana nicyo kibazo. Ubujiji, kudasobanukirwa cyangwa se kudashaka kumenya byonyine, nicyo kibazo nabonye mu bantu. Nicyo gitumye muri kino kiganiro tugerageza gusobanura mu magambo make inkomoko ya nyayo y'abarasta, duhereye ku mateka y'abatuye isi, kugira ngo nibura n'abaturwanya baturwanye batuzi. Kuko hari igihe wasanga nabo ubwabo ari abarasta, bakaturwanya birwanya, bakadusenya bisenya. Kereka rero niba hari abafite inyungu zindi zihariye zabo bwite cyangwa se z'ababatumye, ibyo nabyo nibyo kureba twitonze. Icy'ingenzi ni ugusobanukirwa. Ikaze, karibu rasta. Jewe nari umurasta kuva ngikambakamba, kuko na mama wanje yari umurasta. Njye waganirira nitwa Ayman Ja, ariko benshi banzi ku izina rya Ja Bondi. Ndi umunyarwanda ubarizwa mu Busuwisi, aho maze imyaka ikabakaba 25. Uyu munsi rero niyemeje kuganira namwe. Reka dutangirire amateka y'abarasta mu Rwanda, cyane cyane ko byavugiwe mu Rwanda bikavugwa n'abanyarwanda, ndetse nabo bitashimishije ahanini n'abanyarwanda. Ni byiza rero ko duhera iwacu, kandi si ukwibeshya. Abazi amateka y'isi, abashakashatsi mu mibereho y'abantu, batubwira ko ngo abatuye isi baba barakomotse mu gihugu cya Ethiopia. Umuntu yabifataho ukuri, ariko nanone urebye neza wasanga atari ihame. Icya mbere cyo ko Ethiopia, Afrika yose mu ntangiriro yitwaga Ethiopia. Ikitubwira ko ari ukuri nuko iriya nyanja yo bita Atlantic yitwaga inyanja ya Ethiopia, Ethiopian Ocean. Ndagira ngo aho ngaho uwakora ubushakashatsi, ufite amatsiko yabishakisha agasiganuza, akamenya aho ukuri guherereye. Nanone kandi iyo usomye mu bitabo bitagatifu Bibiliya,
mu ntangiriro hari aho batubwira ubusitani bwa Edeni, aho Imana yageneye gutura umugore n'umugabo baremwe mbere, ari bo Adamu na Eva. Ariko none icyo gitabo kitubwira ko ubwo busitani bwuhirwaga cyangwa bwagaburirwaga n'umugezi wazengurukaga akarere kose. Uwo mugezi bawitaga Gihoni. Gihoni ni Nile y'ubu ngubu, kandi tukaba tuzi ko inkomoko y'uwo mugezi wo bita Nile ni mu Rwanda. Ewe Nile ya Nile bleu, ngo Nile y'ubururu, kuko burya ari ebyiri zihurira hariya mu mujyi wa Khartoum muri Sudani, yo bita Nile y'umweru na Nile y'ubururu, niyo migezi ihurira. Ariko hakabaho Nile ivubuka mu misozi ya Ethiopia, hakabaho n'indi Nile izamuka ivuye iwacu. Kuba rero yarahoze ari imwe, noneho zikaza kuyoberana mu misozi, zikongera guhurira muri Sudani hari Khartoum, naho n'uriya mujyi witwa Khartoum bavuga Khartoum, guhura cyangwa rencontre mu gifaransa, cyangwa meeting mu cyongereza, ahi izo nzuzi zombi zihurira ni muri Sudani. Izo nzuzi rero nizo ngo zagaburiraga urwo ruzi rwa Nile cyangwa Gihoni, nirwo rwagaburiraga, nirwo rwuhiraga ubusitani. Ubwo busitani rero ntabwo kari agahugu kamwe gusa, ahubwo cyari igihugu kinini. Niba rero abantu babonye ibisigazwa by'abantu babonye ari muri Ethiopia, nta gitangaza ko abo bantu baba barabimukira, barabanje gutura ahandi mbere yo kugera muri Ethiopia. Akaba ariho abashakashatsi bagiye gushakira, ariko wazenguruka Afurika yose yasanga hari n'ahandi hari abandi banabanjirije abo ngabo. Icy'ingenzi nge mbona nuko amazi adudubiza kuri uyu mubumbe wacu yadudubirije iwacu mu Rwanda, hari ahantu bita Mwogo, ndagira ngo ni muri Gikongoro ubu ngubu. Kuba rero abantu ariho bakomoka, kuko niho ubuzima bukomoka, niho abantu bakomoka, aho amazi akomoka niho ubuzima bukomoka. Ndagira ngo rero nta gitangaza kirimo ko abantu baba bakomoka iwacu. Ibyo ngibyo ahubwo abashakashatsi b'Abanyarwanda bari bakwiriye kuzabikora, kugira ngo batubwire ukuri, noneho tuzamenye inkomoko y'abatuye isi bidasubirwaho. Kuko ibyo abazungu bavuze ngo abantu bakomoka muri Ethiopia, kandi tuzi ko icyo bita Rift Valley karere kanini cyane, gakomoka ngira gaturutse ngira ngo hari kuri Sinai kuzageza iwacu mu Rwanda n'ibihugu duturanye, mbese Afurika yose rero niyo nkomoko y'abantu. Ntabwo inkomoko y'abantu ari muri Ethiopia gusa, ahubwo jewe umwanzuro wanjye nuko inkomoko y'abantu ari aho ubuzima bwatangiriye, n'aho amazi yabonetse bwa mbere mu Rwanda. Bibiliya itubwira ko wa mugore n'umugabo Adamu na Eva baragomye, bagomeye Imana ibavana hagati y'ubusitani ibigiza ku ruhande. Ariko barabyaye, ntabwo Imana yabaciye burundu, barabyaye
babyara abana bazwi nka Gahini. Gahini izina ni ryo muntu. Babyara na murumuna we Abeli, ariko Gahini aza gufatwa n'ishyari n'ubwibone, afata umuhini akubita murumuna we Abeli aramwica. Ubwo ngubwo umwuka mubi wa Lusifa wari watashye mu bantu Imana yari imaze kwiremera. Lusifa bimwe bita shitani, umuntu wabonye urupfu bwa mbere. Urupfu bwa mbere ninde? Ni Abeli. Aha rero bikambwira ko nubwo Gahini yari umwana kubw'umubiri, yari umwana wa Adamu na Eva, ariko kubwa roho yari umwana wande? Wa shitani, umwana wa Lusifa. Imana rero ntiyarekeye aho. Imaze kumenya ko shitani yinjiranye abantu yari imaze kwiremera, yabasimbuje undi mwana witwa nde? Witwa Seti. Ubwo Gahini yarabyaye, Seti yarabyaye. Niba Adamu na Eva bari bafite abakobwa, ariko ndagira ngo birumvikana, nubwo Bibiliya itatubwira amazina yabo. Icyumvikana cyo nuko Gahini yabyaye na Seti akabyara, abo ngabo akaba ari bo twese inyoko muntu dukomokaho. Imyaka iba myinshi, Gahini na Seti barabyara, buzuza imisozi. Shitani nayo ibona urubyiniro, yirara muri ba bantu, ibashyiramo umwuka wayo, ibatoza ingeso mbi, bigumura ku Mana. Imana ifata icyemezo cyo kurimbura abatuye isi bose. Ubwo bari abatuye Afurika, wene nayo itari yose. Nuko avamo umwe wumviraga Imana. Imana iramubonekera witwaga Nowa, iramubwira ngo yubake inkuge. Inkuge ni nk'ubwato bunini, mbese umuntu yagereranya n'ubu ngubu abakungu bubaka bakajya gutura mu nyanja, bufite ama etage, bufite iki byose, amahoteli, amaresitora, imbyiniro n'ibiki byose, mbese mujya mu byumva. Nuko yubaka inkuge, ategekwa gushyiramo buri bwoko bw'ibiremwa byariho icyo gihe, no gushyiramo abashaka kurokoka umwuzure Imana yari igiye guteza, barimo abahungu be. Nowa yari afite abahungu batatu, harimo Hamu, harimo Semu, hakabamo na Jafeti. Ariko Nowa yari afite abakobwa, nuko abakobwa batandikwa mu gitabo. Ikigaragara rero nuko, cyangwa icyo umuntu yakwibwira nuko abahungu ba Nowa baba barinjiranye mu nkuge n'abagore babo, nk'uko n'abakobwa be baba barinjiranye n'abagabo babo bakomoka ndetse mu yindi miryango, binjirana bose mu nkuge. Niba yari afite n'abagaragu, ubwo barinjiranye
n'ibiremwa yagombaga kurokoka nk'uko Imana yari yabimutegetse, binjira mu nkuge barokoka gutyo, abandi umwuzure urabahitana. Ubwato burabatwara iminsi n'amajoro 40, bubageza ahantu bita ku musozi wa Ararat mu gihugu cya Turikiya uyu munsi. Bageze hariya ahantu Ararat, ubwato burahagama kugeza ubwo Nowa yohereje inuma, menya ngo hari yagiye ntigaruke, atubwa umwuzure uracyahari, iragenda igarutse igarukana agashami k'umukindo ahari, niko ngira ngo ibitabo bitubwira. Bamenya ko umwuzure watangiye kugabanuka, ubwo birumvikana ko umuvuduko w'amazi yadudubizaga kuva ikuzimu impande zose n'imivumba. Ubwato bwagenze iminsi n'amajoro 40, biragaragara ko hari kure aho bwari bwaturutse. Bwari bwaturutse kure, ni ibintu byumvikana. Kugira ngo umwuzure uzagabanyuke si mu munsi umwe. Umwuzure ushobora kuza mu gihe gito, ariko kugira ngo amazi azakame bishobora gufata imyaka n'imyaka. Hagati aho rero babandi barokotse bose baracanganyukiwe. Urumva gukira uwo mwuzure ibyababayeho bibagwiririye, kwibona bari muri iyo misozi ya za Turikiya, ahari mu bukonje, ahantu batazi. Uretse ibyo barokokanye bari binjiranye mu nkuge, birumvikana ko n'imibereho itari boroheye. Wabitekereza ngira ngo nta wakwifuza kuba mu mwanya wabo. Nanone Shitani ibafatira muri ibyo byago nuko kwibaza, cyane cyane ko hari n'abari baje baturutse mu yindi miryango rimwe na rimwe itaremeraga Imana nka Nowa. Nuko Sekibi arabafatirana, nanone bigumura ku Mana. Muri uko kwigumura ku Mana ariko, umusaza Nowa, nubwo bidasobanurwa neza, hari aho bavuga ko ngo umuhungu witwa Hamu yaba yaramubonye atambaye neza, noneho Hamu bikamuviramo ngo gucibwa. Uretse ko jewe amagambo nk'aya ngaya inshuro nyinshi ntapfa kwiyemera, kuko Bibiliya tuzi ko yanditswe, ibyo byose byarabaye, kandi abayanditse nyuma hagiye habaho ngo n'inama zo gutoranyamo ibyandikwa bikamenyekanishwa n'ibigomba guhishwa n'ibivanwamo burundu. Ubwo rero iyo nkuru ivuga ko Hamu yaciwe, ngewe ntabwo mfa kwiyemera gutyo. Imana imbabarire. Nuko gushishoza kwanjye kukambwira ko ahubwo Nowa yaba yarabwiye abahungu be uko ari 3 ati, bana banjye dore ndakuze sinasubira iwacu, ariko mwebwe nimusubira iwacu aho Imana yaduhereye umugisha ku ivuko, ari naho twebwe abarasta twita mu ijuru. Ubwo ni muri Afurika, aho Imana yabahereye umugisha. Uwitwa Hamu yaragarutse mu ikubitiro, abandi bahamiyo. Ikimbwira ko Hamu yagarutse ni iki? Nuko dusanga abantu batuye muri Afurika
bitwa abakomoka kuri Hamu benshi, menya no muri twe barimo, menya n'abandikaga amateka yo kudutatanya barabikomojeho. Hari abantu bitaba Hamiti bakomoka kuri Hamu. Hamu rero yumviye umusaza rugikubita aragaruka. Nyuma y'umwuzure niwe wagarutse bwa mbere avuye muri za Turikiya, agaruka aho Imana yabahereye umugisha. Ikindi kibyemeza nuko mbere yuko Afrika yitwa Ethiopia, yitwaga Kushland cyangwa igihugu cya Kush. Ibyo nabyo tubisanga mu bitabo bitagatifu. Kush rero batubwira ari nawe abo bita abakushite bakomokaho nanone, nuko Kush ari we muhungu w'imfura wa Hamu. Ni ukuvuga ko Hamu agomba kuba yarabyaye abandi bana, ariko hakaba harimo n'uwitwa Kush ari we waje kugabirwa igipande kinini cya Afrika kikitwa igihugu cya Kush, Kushland, yaje kuvamo Ethiopia. Ibyo ngibyo nibigaragaza ko Hamu yagarutse muri Afrika ku ivuko mu ijuru rugikubita, aho Imana yaduhereye umugisha rugikubita. Ubwo rero ni ukuvuga ko uko Imana yashunguye abantu mu gihe cy'umwuzure, yongeye kubashungura hariya Ararat. Hamu araza, abandi bahama iyo mu misozi ya Turikiya. Abahamye imisozi ya Turikiya icyo gihe, cyangwa se hariya hafi y'inyanja bayita inyanja yapfuye ngira ngo, cyangwa Sidim, niho ba bandi basigayeyo barimo abitwa Semu n'abamukomokaho, Jafeti n'abamukomokaho, nubwo Jafeti we atavugwa cyane muri Bibiliya. Abamukomokaho rero n'imiryango yabo nyine, abarokotse umwuzure batashoboye kugaruka aho Imana yaduhereye umugisha, nibo bageze aho bashaka kubaka umunara, wa munara mujya mwumva bita ngo ni umunara wa Babeli. Ngo bashakaga, iyo ari uguhimuza Imana, rero bose barafite umugambi usa n'uwo kwereka Imana ko nabo bashoboye. Ariko Imana nayo irabareba iti aba bantu ibatezamo urujijo, ntibumvikana mu byo bakora, ibateza indimi zitandukanye, umwe akavuga undi ntiyumve, umwe akavuga undi ntiyumve. Ubwo basa n'abasinze, Imana yabacanyukishije kugira ngo batumvikana, bakagera ku mugambi wabo mubisha. Uwo munara wa Babeli bashaka kubaka
Babel ni ijambo rivugwa mu cyongereza confusion cyangwa se confusion mu gifaransa, mbese nko gucanganyukirwa, ariko bijyanye n'ikintu kimeze nk'ubusazi, ubusazi nanone buvanze n'ubugome, confusion. Iryo zina rero Babel niryo rikomokaho ijambo Babylon. Nacyo gitumye muri kariya karere ariho ubwami bwa Babylon bwakomotse bwitiriwe Babel, uwo munara wo gucanganyukira. Ubwo uko imyaka igenda ishira niko abakomoka kuri Semu n'abakomoka kuri Jafet nabo bagiye batandukana, ariko benshi tuzi bajya mu karere cyangwa mu gihugu bitaga Mesopotamia. Mesopotamia ni iriya hirya, umenya no muri biriya bihugu umenya by'Uburusiya biri ahitwaga Mesopotamia. Aho ngaho niho Abraham yari yarakurikiye muri ibyo bihugu bya Mesopotamia, kuko Abraham ari inkomoko ya Semu. Abraham, Imana imbabarire, yari yaragiye mu bahabye, noneho abariho kubera Imana igira urukundo, igira impuhwe, Imana ishaka guhabura abana bayo, abana bayo bari barahabye, niko guhitamo Abrahamu iramubwira iti hindukira ujye aho naguhereye umugisha, ujye mu ijuru, ugaruke mu ijuru. Ari umurasta nuko avuga. Ukurikire, nukuvuga ukurikire Hamu, urugero rwa Hamu. Nguko rero uko Abrahamu yahindukiye. Twibuke ko kuri Abrahamu ariho hakomoka Izaki na Yakobo. Yakobo umuhungu wa Izaki, ibyo turaza kubigeraho. Ubwo rero Abrahamu yarahindukiye, ariko mu guhindukira ntabwo yaje gutyo, kuko uko yagiye agenda hirya niko yagarutse asanga na hahandi naho n'abandi barahatuye, abandi bakomoka wenda ku yindi miryango, kuko yaje arwana. Ndagira ngo turibuka urugamba yarwanye mu gutahuka, agatsinda n'abami benshi cyane mu gutahukana insinzi, agahura n'umuntu atarazi ahakomotse, umugabo w'Isalemu witwaga, umwami w'Isalemu witwaga, menya bamwitaga Melkisedeki. Yari umusaseredoti ukomeye cyane, Prince of Salem cyangwa King of Salem. Uwo nguwo yubahaga Imana, niwe wahaye umugisha Abrahamu, ndetse n'iminyago ye ayiha umugisha kugira ngo itazamubera inzitizi mu buzima bwe bwose. Ubwo ndagira ngo na kimwe cya 10 cy'iminyago yagihayeho ituro uwo Melkisedeki. Niko igitabo gitagatifu kitubwira. Abrahamu rero aza afite isezerano ryo gusubira i Kanani, kubera ko hariya kimwe na Afrika menya nta n'itandukanizo ryari rihari, kubera ko tuzi twese amateka y'igabana rya hariya na ruriya ruzi rw'inyanja itukura, tuzi amateka yabyo, na kwiyaka icyo bita Canal de Suez, tuzi amateka yabyo byose. Nuko hari akarere kamwe urebye za Kanahani na hariya za Ethiopia na Afrika, byari akarere kamwe. Urumva rero Abraham yaratashye ku isezerano ry'Imana. Muri uko gutaha aje gutura, yahuraga n'abanzi, kuko Sekibi cyangwa Shitani
yakomezaga kumubera umutwaro kugira ngo isezerano ry'Imana rituzuzwa. Kuko Sekibi umugambi wayo yari iki? Yari uko abantu bahaba Imana ikabura abayoboke. Umugambi wa Sekibi ni ukubeshya kugira ngo abantu bacike ku Mana, kuko yari yaragambiriye kugira abayoboke benshi. Sekibi, shitani. Birumvikana ko habaye intambara nyinshi, kubera ko bene Kushi uko bazamukaga niko n'abaturuka mu yindi miryango yabo bita abasemite nayo yamanukaga kurwana, barwanira kwigarurira, bamwe bashaka kwigarurira abandi. Intambara z'urudaca bitewe nanone na wa mugambi wa Sekibi. Ariko muri iryo rwanda ry'abavandimwe bakanabana, nguko ukuntu abakushi cyangwa kushite bakomoka kuri Hamu bahuye n'abasemite bakomoka kuri Semu, bakagenda barwana ariko babana, bavangavanga kugira ngo Isirayeli ize guturwa n'Abayisirayeli. Abayisirayeli baturuka kuri Aburahamu bavangavanze n'abaturutse n'abakomoka nanone kuri Kushi, bari bataritwa Isirayeli icyo gihe, bari bataritwa Isirayeli icyo gihe. Nagira ngo iryo jambo turyumvikaneho. Bamwe babaga bafite amazina yabo ariko barwanira mu karere kamwe, batuye mu karere kamwe ariko bafite imiryango itandukanye, n'ubwami budatunganye nabwo butandukanye. Birumvikana rero ko ishyamirana n'ivangavanga byakururaga nanone amoko n'imico itandukanye. Iyo mico rero itandukanye niyo izatuvirizamo imana zitandukanye. Bamwe bakagendera ku mana izi n'izi, abandi bakagendera ku mana izi n'izi, abandi bakagendera ku mana izi n'izi, ariko Aburahamu we akagira imana imwe rukumbi, kandi yarasobanukiwe ko iyo mana imwe rukumbi ariyo mana yaremye ijuru n'isi, ariyo mana nyamana, kandi ko atazayivaho. Niba ntavangura amoko ashingiye ku mabara, icyo gihe bose ba Aburahamu bagarutse we nabe bataraba abazungu, bari abirabura. Bari abirabura kugeza mu bihe by'aba Dawudi, kugeza mu bihe by'aba Salomoni. Abo bose bari ubwoko bw'Imana kubera ko bemeraga Imana, ariko kandi bari n'abirabura. Icyo ngicyo nta muntu uri buze kugitindaho cyane, kubera ko Imana irabidusobanurira neza, n'abahanuzi barabidusobanurira neza ko biraburaga. Ndagira ngo n'umuririmbyi indirimbo ihebuje wayisoma hari aho yabisanga. Ibyo ngibi ntabwo ndi bubitindeho cyane kugira ngo ntazaregwa ivangura rishingiye ku ruhu. Cyakora icyo gihe abo bavandimwe bacu ba Aburahamu, abo babyeyi bacu, abakurambere bacu ba Aburahamu bari abirabura. Isirayeli yari Isirayeli y'abirabura. Ntituze kubitindaho cyane, ntituze kubitindaho cyane, kugeza ubwo rero Aburahamu abyaye Izaki. Kugeza ubwo Izaki abyaye Yakobo.
Yakobo uyu umuhungu we Yosefu yajyanywe mu Misiri, ndetse na Yakobo akaza kumusangayo. Ariko twibuke ko mbere Yakobo yigeze gukirana n'Imana, cyangwa se umumarayika w'Imana, niko ibitabo bitagatifu bitubwira. Nuko ageze aho ngaho, uwo bakiranaga aramubwira ati rekera gukirana, reka ngende butaracya. Undi aramubwira ati ntugende utampaye umugisha. Undi aramubwira ati witwa nde? Undi aramubwira ati nitwa Yakobo. Aramusubiza ati noneho kuva uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa Yakobo, uzitwa Isirayeli. Uwari Yakobo yitwa Isirayeli, ari naho kiriya gihugu cyitwa Isirayeli gikomoka ku muntu witwa Yakobo. Aha tugeze mu gihe cy'iyimuka Misiri. Iyimuka Misiri ririmo amateka menshi, kuko iriya miryango uko ari 12 yose ntabwo ariko bose batashye. Menya umuryango wa Dani wasigaye ku mugabane wa Afurika w'uyu munsi. Nyuma abandi baza gushobora kwambuka inyanja itukura, bagera muri Isirayeli y'uyu munsi. Ariko nyuma y'imirwano myinshi barwanye inshuro nyinshi, ndagira ngo muzi urugamba Josuwe yarwanye, cyangwa se nk'ukuntu binjiye za Yeriko. Ari n'amateka y'ingamba nyinshi bagiye barwana, kugeza ubwo Shitani nayo yabakurikiranaga igenda muri iryo rwana, ibateza imyuka mibi, ku buryo nabo bageragaho bakanisubiranamo ya miryango yose, bamwe bacaha abandi bacaha, kugeza ubwo Imana yagendaga ibahana buri gihe ibayoboza inkoni y'icyuma, kuko umuryango w'Imana uyoboza inkoni y'icyuma. Kugeza ubwo yageze aho ngaho, noneho ifata itoranya witwa Dawudi ngo ari we uyobora umuryango wayo. Dawudi ari we waje kubyara Salomoni. Ariko rero kubera ko uko abami bagiye basimburana bose niko bagendaga bakosa, kubera kubana kw'ibihugu bitandukanye, bakazana imico itandukanye, kubera gushyingirana imico itandukanye, imana zitandukanye. Imana yagendaga ibahana inshuro nyinshi, ku buryo n'Abayisiraheli kandi batatanye inshuro nyinshi. Ubwo n'indi miryango y'abari barahabye yagendaga igaruka, ku buryo imana zari zarabaye nyinshi. Noneho Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaki, Imana ya Yakobo igasanga nta mwanya wayo irimo kubona mu muryango wayo. Hagiye haba ishungura rikomeye cyane, ku buryo yahisemo gusenya ubwami bwa Isirayeli burundu, cyane cyane ko no kuva kera Imana itarigeze ishaka ko Isirayeli igira umwami. Ndagira ngo Abayisirayeli nibo bisabye umwami ku gihe cya Samweli. Ndagira ngo muribuka bavuga bati natwe turashaka umwami. Samweli yemera kwimika umwami, ariko Imana itabishakaga, ahubwo yimika umwami wo gusenya ubwami. Kugeza ubwo Imana yabateje Abanyababiloni, kuko Salomoni uko yagendaga abana n'ubundi bwami, anabereka ubushobozi bwe, ubwenge bwe n'ibiki byose, abami baramukurikiraga cyane, baramusuraga cyane kugira ngo bamwigireho. Ariko bamwigiraho akabona ko bamugirira ishyari, ndetse bituma Imana ihitamo gusenya, kurimbura ubwami Salomoni yari arongoye. Ariko mbere yuko Salomoni
ubwami bwe burimbuka, hari umugore witwaga Makeda wari ufite ubwami bw'amajyepfo. Amajyepfo bivuga Saba cyangwa South. Yitwaga Makeda, the queen of Sheba, cyangwa la reine de Saba. Mu bami basuye cyangwa abamikazi basuye Salomoni nawe arimo, ndetse aza kugirana nawe amabanga, ibanga ryatumye abyaramo umwana, atahana inda y'umwana wiswe Menelik. Ubwo rero igihe Babiloni iteye gusenya ubwami bwa Salomoni, hari ibanga rikomeye cyane. Hari mu mwaka wa 666 ushyira 667 mbere ya Yesu Kristo, nibwo Babiloni yateye ubwami bwa Salomoni, tera Yerusalemu, nk'uko Imana yari yarabigambiriye ko ubwo bwami izaburimbura, kubera ko bwari bwatangiye kuzamo ikintu umuntu yakwita akajagari, Imana rurema itagifitemo ijambo, abana b'Imana batakiyuba. Uwo mugambi wari umugambi w'Imana, ihikibari Babiloni muri make, kugira ngo Babiloni ibarimbure. Mbere yuko Babiloni ubu ngubu ni nkahagana muri za Irani na Iraq, mbese ni igipande gitoya cy'icyahoze nyine ari Mesopotamia kera. Mbere yuko baza gusenya Yerusalemu, Salomoni yari cyane ko bajyaga gutera bateguje. Salomoni yari yarafashe abahaye kamandazi be bakomeye, abaha ya sanduka y'ububiko butagatifu n'ibindi bintu by'agaciro, n'ibitabo by'amateka n'amategeko y'Imana, arabibaha ngo bagende bimuke wa muhungu we witwa umuhungu wa Salomoni witwaga Menelik, bamwimike hariya muri Ethiopia.